Muraho mbahaye ikaze nanone kuri channel ya Mr Sami Humble Boy. None ndagarutse ngo mbabwire amwe mu makuru y'imyidagaduro yaranze weekend tuvuyemo. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko umuhanzi Bruce Melody yagiye muri Tanzania. Umuhanzi nyarwanda Bruce Melody yitabiriye ibirori bikomeye byabereye muri Tanzania byari bigenewe Salam SK, umujyanama w'icyamamare Diamond Platnumz wizihizaga isabukuru y'imyaka 45 y'amavuko ndetse n'uruhare rwe mu guteza imbere inganda z'imyidagaduro muri Afurika. Ibi birori byabereye kuri Hyatt Regency ku mugoroba wa gatanu tariki ya 9 Gicurasi uyu mwaka, byateguwe ku bufatanye na Johnny Walker Blue Label binyuze mu muryango wa The Blue Club mu rwego rwo kugaragaza ubutore, uburambe n'uruhare rw'ingenzi rw'abantu babaye inkingi za mwamba mu guteza imbere brands zikomeye n'imyidagaduro. Bruce Melody niwe muhanzi wenyine witabiriye ibirori ahagarariye u Rwanda, aho yagaragaye yicaranye na Salam SK mu cyubahiro gikomeye. Hariyo kandi n'abandi bayobozi bakomeye barimo Kenny Mugarura uyobora 155 AM na Coach Gaël washinze iyi label, bombi bafatanya na Bruce Melody mu rugendo rwo kwagura umuziki we ku rwego mpuzamahanga. Amakuru yemeza ko ibi birori byanabaye umwanya wo kumurika Bruce Melody nk'umuhanzi ufite ubushobozi bwo kwinjira mu isoko rya Tanzania, by'umwihariko mu bufatanye agiye gutangirana na Diamond Platnumz, umwe mu bahanzi bakomeye ku mugabane wa Afrika. No kuvuga ngo Bruce Melody yagiye muri Tanzania kugira ngo we na Diamond bafate amashusho y'indirimbo bafitanye bitegura kuzashyira hanze. Indi nkuru kankubwire ko Mashirika ku bufatanye na Art Rwanda ubuhanzi bahagurukiye kuzamura impano z'ababyinnyi hubaka umuryango nyarwanda. Kuwa gatanu tariki ya 9 Gicurasi kuri Kigali Serena Hotel habereye gahunda yitwa Genesis Dance Showcase igamije kuzamura iterambere ry'ababyinnyi bakizamuka ndetse ikanabahuza n'abantu b'inararibonye babafasha kwagura no kubyaza umusaruro impano zabo. Abanyempano bamurikaga impano zabo n'abitabiriye gahunda ya Art Rwanda ubuhanzi, nyuma bagahugurwa n'itorero Mashirika ryagiye rifasha abanyempano batandukanye bavuyemo ibyamamare uyu munsi kugira ngo bafashwe gutyaza impano zabo zibashe kugera ku rundi rwego. Icyari kigamijwe ni ukubafungura amaso ngo babashe gutekereza kure, babone ko kubyina bishobora no gukorwa mu buryo bubyara inyungu ndetse nuko bakwitwara ngo impano zabo zigira ahandi zigera kandi heza kurushaho. Basobanuriwe ko kubyina atari ukunyeganyeza ibice by'umubiri gusa, ahubwo ko ari ukubikora mu buryo butanga ubutumwa birenze gutanga ibyishimo gusa. Iki gikorwa cyateguwe ku bufatanye na Art Rwanda ubuhanzi, cyagaragayemo abanyempano baturutse mu cyiciro cya gatatu cy'iyi gahunda. Intego yari ukugabanya icyo kiri hagati y'ababyinnyi bakizamuka n'uruganda rw'ubuhanzi bw'umwuga mu Rwanda, hagaragazwa kubyina nk'uburyo bukomeye bwo gutanga ubutumwa no kugira uruhare mu mpinduka nziza. Twerekeze i Rubavu nkubwire ko Director Big Deal usanzwe akora amashusho y'abahanzi mu karere ka Rubavu yasobanuye ko kwisanga mu irushanwa rya Rubavu Music Awards rya 2025 ari agaciro gakomeye kuri we. Yashimangiye ko kandi kuba indirimbo 5 muri enye zihataniye nk'izifite amashusho meza zarakozwe nawe bimutera imbaraga. Amatora yatangiye kwa 10 Gicurasi 2025 binyuze kuri website y'ikigo cya Vision Jeunesse Nouvelle, aho buri muhanzi cyangwa undi wese uri mu irushanwa asabwa kwitora ndetse n'abakunzi be bakamutora. Na amatora azagira 50% ndetse na bamwe mu banyamakuru bakorana na ba nyiri irushanwa bakazajya gutora kuri 50% gasigaye. Abayize abandi akaba aribo bazahabwa ibihembo byateguwe n'iri rushanwa. Big Deal umaze kumenyekana mu ruhando rw'imyidagaduro mu Rwanda by'umwihariko mu karere ka Rubavu ari naho atuye, yishimiye ko indirimbo enye muri 5 zihatanye zose zakozwe nawe ndetse nawe akaba ari mu cyiciro cy'abayobora indirimbo bakoze neza mu myaka 3 ishize. Andi makuru reka ngubwire ko Grace Room yambuwe ubuzima gatozi na RGB. Ministeri ya Grace Room yari iyobowe na Pastor Julienne Kabanda yambuwe ubuzima gatozi nyuma yuko ikoze ibihabanye n'itegeko shingiro ry'amadini n'imyemerere. Kuwa gatandatu tariki 10 Gicurasi uyu mwaka nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko rwambuye Grace Room icyemezo cy'ubuzima gatozi kubwo kutubahiriza amategeko agenga ministeri nk'uko bikubiye mu itegeko shingiro. Iryo tangazo RGB yarishyize hanze rigira riti: urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeri ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imi
n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Iyi Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi minisiteri nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Tunyarukire muri Tanzania nkubwire ku nkuru y'amakimbirane ari hagati y'umuhanzi Harmonize n'uwitwa Ibra ko bigeze kure. Umuhanzi wa Bongo Flava Ibra afitanye ibibazo na label ya Konde Gang Worldwide ya Harmonize. Ni ibintu bimaze iminsi bisakara ku mbuga nkoranyambaga ko Harmonize yatse Ibra miliyari 1 y'amashiringi ya Tanzania, ariko Konde Gang bakomeje kubihakana ndetse no mu itangazo basohoye nyuma y'uko ibyo bisakajwe bavuze ko Ibra agifite amasezerano muri iyi label, ngo niba ashaka kugenda amategeko ajyanye n'amasezerano azubahirizwa. Ariko Harmonize yanavuze ko Ibra amufitiye ishyari kuko ngo we n'umukunzi we bari kugenda bamamara ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo akaba ari byo ashingiraho avuga ko Ibra amufitiye ishyari. Kuri iki kibazo umuhanzi Diamond Platnumz biravugwa ko yagaragaje ugushyigikira Ibra, aho kuri Instagram yapostinze akanakoresha indirimbo ya Ibra yitwa Copy and Paste cyane, aho yaririmbaga ngo isi iteye ubwoba uburaho urimo gusenga naho undi akabasenga ngo utsindwe ntugire ikintu ugeraho. Ibi ni ibintu abafana ba Diamond bakomeje kuvuga ko ashobora kuba ashaka gushyigikira umuhanzi Ibra. Tukiri muri Tanzania, reka ngire ko kugeza ubu bishyize kera Tanzania yongeye kubona uyihagararira mu bihembo bya BET nyuma y'uko ibuze ku nshuro 3 zikurikirana. Umuhanzi Abigail Chams niwe watangajwe nk'uzahatana muri ibyo bihembo bikomeye by'umuziki ku isi uyu mwaka, bikaba ari ubwa mbere abigiyemo. Abigail Chams ukomeje kugenda yitwara neza binyuze mu ndirimbo ye Me Too yakoranye na Harmonize, yatangajwe nk'umwe mu bazahatana mu cyiciro cya Best New International Act, aho azahatana n'abandi 10 bakomoka mu bihugu 5 bitandukanye. Abo bazaba bahanganye ni Ajuli Costa, Amabi bakomoka muri Brazil, Dlala, Chuckzin, Maglera, Dueboy, Texi 2 bakomoka muri Afrika y'Epfo, Dr. Yalo, Merveille abo nabo mu Bufaransa, K-Wine, Odir abo bakomoka mu Bwongereza na Shali Pop ukomoka muri Nigeria. Tukiri muri Tanzania, mu gihe ibibazo by'amakimbirane hagati y'abahanzi ababahagarariye n'abafatanyabikorwa babo bikomeje kwiyongera mu ruganda rw'umuziki muri Tanzania, inama y'igihugu ishinzwe iterambere ry'ubugeni n'ubuhanzi BASATA yatangaje ko igiye gushyiraho amasezerano y'icyitegererezo standard contract agamije gukumira ibi bibazo bikunze kugaragara. Uyu mushinga mushya uzafasha mu gutanga umurongo ngenderwaho ku bijyanye n'amasezerano hagati y'impande zitandukanye zifitanye aho zihuriye n'umuziki. BASATA ivuga ko intego ari ukugabanya amakimbirane aterwa n'amasezerano yanditswe nabi cyangwa adasobanutse ku mpande zombi. Umukozi mukuru ushinzwe iterambere ry'ubugeni muri BASATA, Abel Ndaga, yavuze ko amenshi mu makimbirane bagezwaho n'abahanzi akomoka ku kutumvikana ku masezerano. Ati hari ikibazo gikomeye mu birebana n'amasezerano kandi muri BASATA dusanga hafi ya yose mu makimbirane tubona ashingiye ku masezerano. Twerekeze muri Uganda. Umuhanzi Bobi Wine we agiye kongera kwiyamamariza kuyobora Uganda. Umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda akaba n'umuririmbyi wamenyekanye ku izina rya Bobi Wine yatangaje ko azongera kwiyamamaza mu kuyobora igihugu mu matora ya perezida ateganyijwe muri Mutarama umwaka utaha. Bobi Wine w'imyaka 43 witwa Robert Kyagulanyi yahatanaga ku nshuro ya mbere mu matora ya perezida yabaye mu mwaka wa 2021, aho yatsinzwe na perezida Yoweri Museveni wagize amajwi arenga 58%, mu gihe Wine yagize 35%, ariko akaba yaravuze ko yibwe. Iyi zaba ari inshuro ya kabiri agerageza kwiyamamariza kuyobora Uganda. Uyu mukuru w'igihugu Yoweri Museveni umaze imyaka irenga 35 ku butegetsi afite imyaka 80 kandi aritezweho kongera kwiyamamaza. Mu kiganiro yagiranye na Reuters ku wa gatanu, Bobi Wine yavuze ko yamaze gutangaza ko ahari ku izina ry'itsinda rye. Ati yego nabigaragaje ku izina ry'itsinda ryanjye. Yavuze ko kuba azongera kwiyamamaza ari uburyo bwo gukomeza urugamba bwo guharanira impinduka n'uburenganzira bwa rubanda. Uyu munyapolitiki yashinjije ibihugu by'Uburayi na Amerika kwirengagiza ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu rikorwa n'ubutegetsi bwa Museveni. Twerekeje mu gihugu cya Afrika y'Epfo, umuhanzi Nomsebo we arafite agahinda ku bw'umwanzuro w'urukiko utaramunejeje.
indirimbo Jerusalema ni indirimbo yakozwe na Master KG ayifatanyijemo n'umuhanzi Nomusebo, yasohotse mu mwaka wa 2019 ihita itangira gufata intera idasanzwe mu buryo bw'umuvuduko w'ubwamamare. Mu gihe isi yose yari iri mu bihe bikomeye bya COVID-19, Jerusalema yabaye indirimbo y'ihumure n'icyizere, isakara ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi barayikunda hirya no hino ku isi. Yifashishijwe mu mashusho y'ubusabane n'imbyino muri banki, mu bitaro, ku kibuga cy'indege ndetse no mu bigo by'abasirikare, haba muri Afurika no hanze yayo. Iyi ndirimbo yaciye agahigo ku rubuga rwa YouTube, aho imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 650, ikaba yaragize uruhare runini mu kumenyekanisha izina rya Nomusebo Zikode ku rwego mpuzamahanga, kimwe na Master KG wari umaze igihe akora mu buryo bwihariye bwa Afro House. Nyamara no bw'iyi ndirimbo yamuhinduriye amateka, Nomusebo aravuga ko atigeze ahabwa n'ifaranga na rimwe avuye kuri iyo ndirimbo. Mu itangazo ryashyizwe hanze ahagaragara na Emazulu Win Productions, inzu imureberera inyungu, ku wa gatandatu tariki 10 Gicurasi uyu mwaka, bavuze ko bababajwe bikomeye n'imyanzuro y'urukiko ndetse ko bazakomeza urugamba rwo gushaka ubutabera. Bashinja Open Mic Productions kutamugaragariza amafaranga yinjiye kuri Jerusalema n'izindi ndirimbo yakoreye muri iyo nzu, bakavuga ko ibyo bikorwa byagiye bimubera inzitizi mu rugendo rwe rwa muzika no mu mibereho ye nk'umuhanzi. Nomusebo nawe yifashishije urubuga rwe rwa Instagram asangiza abafana amagambo yuzuyemo intimba agira ati, indirimbo yahaye isi yose icyizere, nta na rimwe ndabona amafaranga na make avuye kuri Jerusalema, kandi ndacyarwana n'akarengane, ariko nzakomeza kurwana n'ububabare n'isenyuka ndimo, kuko tudakwiye gukomeza kwihanganira ikoreshwa ry'abahanzi muri iki gihugu cyacu cyiza. Twerekeze muri Amerika. Umuhanzi John Legend yagaragaje agahinda n'ubwoba aterwa n'imyitwarire ya Kanye West, wahoze ari inshuti ye magara ndetse n'umufatanyabikorwa mu muziki. Mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru The Times, Legend yavuze ko bibabaje cyane kubona uko Kanye West yahindutse, aho yagaragaje ko imyitwarire ye irimo ivangura n'urwango, by'umwihariko ku Bayahudi ari ikibazo. Legend yibutse uko bahuye mu mwaka wa 2004 ubwo Kanye West yamusinyishaga muri label ye ya Good Music. Yavuze ko icyo gihe Kanye yari umuntu wuzuye icyerekezo, ubuhanzi buhambaye n'inzozi zo guteza imbere abandi bahanzi. Legend yavuze ko atariteze ko Kanye West yageraho ari ubu ngubu, aho yagiye agaragaza imyitwarire irimo amagambo y'urwango ndetse no kwambara imyambaro ifite ibimenyetso by'ivangura nk'ibya Ku Klux Klan. Ati, icyo gihe Kanye West yari afite umuhate mwinshi, impano ikomeye, kandi yari afite inzozi zikomeye, atari kubwe gusa ahubwo no ku bantu bose bari bamukikije. Ubu rero birababaje, rimwe na rimwe biratungurana kubona aho ageze ubu ngubu. Legend yemeje ko urupfu rwa nyina wa Kanye West, Donda West, mu mwaka wa 2007 rwagize ingaruka zikomeye ku buzima bwe, bikaba byaratangiye kugaragaza impinduka mu myitwarire ye. Yavuze ko nubwo atari umuganga ngo asuzume Kanye, abona ko kuva icyo gihe imyitwarire ye yagiye irushaho kuba mibi. Reka dusoreze hano, ngushimire ko twabanye muri aya makuru. Mwibutse gukanda subscribe na like na share kugira ngo tujye tubana munsi ku wundi.